Ndabizi neza yuko mudukurikiye muri benshi nk'uko bisanzwe. Iyi ni Tuzatabarwa TV, njyewe ndi Atanazi. Ese ibibazo iwanyu mubikemura mute? Mwebwe iwanyu mu muryango ibibazo bimwe byo mu miryango yanyu mubikemura bite mute? Iyo mu muryango iwanyu habaye amakimbirane muyakemura mute? Iyo hagize ikibazo kibaho muri famiye hagati yawe n'umugore n'umugabo, mwebwe iwanyu mubikemura mute? Nkubutse rero ko ari byiza ko ukora subscribe, ni byiza kuri twebwe kandi ni byiza kuri mwebwe. Nzi neza ko muri mu byerekezo bitandukanye by'isi, mu bihugu bigiye bitandukanye by'amahanga ya kure, ndetse n'abari hano mu Rwanda iwacu. Mudukurikira rero kuko muri inshuti zacu z'akadasohoka. Reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha rwose, turawubasabiye. Fata akanya rero gatoya ukore subscribe, hanyuma ufashe channel yacu kugira ngo ibashe kugera ku yindi ntera. Iyo ukoze subscribe ubuduhaye amahirwe kugira ngo channel igere ku rundi rwego. Iyo ugiye muri comment rero ukandika ukavugana natwe ukagira icyo tubwira, burya nabwo ubudufashije bikomeye, ubuduteye inkunga. Tekereza rero noneho iyo uramutse ufashe ibiganiro byacu ukagenda ubyoherereza abantu nabo bakora gutyo, bagakora subscribe, ndetse bagenda bashyiramo na comment batuvugisha. Urumva inkunga ubuduteye ntabwo yoroheje ntabwo yoroheje rwose, ni inkunga ikomeye cyane. Turabashimira rero, tubifurize ishya n'ihirwe, kandi tubwira abarwaye bababajwe n'umubiri, nimwihangane uko bimeze uyu munsi, ejo siko bizaba bimeze. Kandi abari mu bihe byiza namwe munezerewe, twishimiye ko mwishimye. Kandi mukomeze muzirikane n'abababaye, hanyuma mugire icyo mukora ku bwabo, mubasengera, mubaha n'indi nkunga mu buryo bwinshi. Hari inkunga y'amasengesho, hari inkunga y'amafaranga. Buriya ibyo byose, izo nkunga zose zirakomeye cyane. Umwe agusengeye undi akaguha amafaranga, burya abo bantu baba bakoze ikintu gikomeye cyane. Kandi ikintu cyose burya kigira umwanya wacyo. Ibyo bintu uko ari bibiri, burya buri kimwe kigira umwanya wacyo. Kuko nanone ntuzasanga umuntu ari ku muhanda ashonje, yarerembuye ahwera, ngo uvuge ngo reka mbanze musengere. Oya, ntabwo uri bubanze kumusengera rwose kandi ufite amafaranga ku mufuka. Ahubwo hita umwirukankana umujyane muri resitora. Nugera mu rugo ukabasura ukabona bameze nabi, ukabibona yuko ntacyo bariye, ntacyo bafite, barimo bakanuye amaso, ntabwo kubasengera burya ari cyo cya mbere. Ahubwo icya mbere ni ukwirukanka ugahita ubashakira ibyo kurya vuba vuba, cyangwa ugahita ushaka uburyo ubafasha nyine kugira ngo barye vuba vuba. Ubwo nibwo butabazi bwihuse. Hanyuma amasengesho nayo akaza rero, ukaza gufata umwanya wo kubasengera, kuko yenda nubwo ukoze icyo ngicyo ntabwo ubuzima bwabo bwose uri bubwishingire. Urabasengera rero, ariko ukaba hari icyo wabanje gukora mu by'ukuri, ubutabazi bw'ibanze. Nuko bimeze mu by'ukuri. Uyu munsi rero turaje kugira ngo tuganire. Mwebwe iwanyu ibibazo mu miryango mubikemura mute? Iyo mugiranye ikibazo nk'umuryango w'abakristo mugikemura mute? Kandi burya ibi nta nubwo ari iby'abakristo gusa, ahubwo n'abantu batari abakristo burya iki ngiki bakwiriye kuba bagitekerezaho kabiri. Ikibazo mugiranye we n'umugore mugikemura mute? Abana iwanyu bagiranye ibibazo mubatoza kubikemura gute? Mubatoza gute? Mubikora gute iwanyu mu muryango? Mujye mutubwira, mu by'ukuri mutubwire muti birakwiriye, twebwe tubikora gutya na gutya. Nagize ikibazo rero, ndavuga nti reka tuzakiganire. Nabonye abantu bagira gutya muri famiye, bakagirana ibibazo runaka. Ariko ahangaha reka mbanze mbabaza ikibazo. Mbese birashoboka ko umuryango w'abakristo nk'abantu bakijijwe, birashoboka ko babana nta bibazo bagirana? Birashoboka ko babana nta makimbirane bashobora kugirana? Nta kintu birashoboka ko babaho nta kintu gishobora kubatera kutumvikana mu muryango? Mwebwe mwumva bishoboka? Urugo ruri muri iyi si mwumva bishoboka? Uraza kumbwira uko ubyumva. Ariko njyewe
ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bishoboka. Nibyo koko murakundanye, mufitanye urukundo, murakundanye wowe n'umugore wawe, urukundo ni rwiza rwose, murakabyara n'abandi yaba bakundanaga nkamwe, ariko nuramuka uje ukatubwira ngo nta kibazo kibaho hagati yanyu, ntibishoboka ko hari ikibazo cyabaho mwagirana, nta kantu kabateza kutumvikana gashobora kuba hagati muri mwe, uraba ubeshye cyane. N'umuntu uzabikubwira nshuti yanjye uzamenye ko akubeshye. Abanyarwanda barabizi, ni abahanga, baciye umugani baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Uzi impamvu zikomanya amahembe? Ni uko ziba ari nzima. Izidakomanya amahembe nta buzima zifite. Izidakomanya amahembe zirarembye, ni izo gupfa rwose, muzisengere cyane. Zikomanya amahembe kuko zifite ubuzima. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi isazi ishobora kuza ikayirya, ikagira gutya, igihe igiye kwikoma isazi ikaba iyiteye ihembe. Ntabwo ari urwango mu by'ukuri. Kandi burya ikindi ni uko ziba zimeze neza, ubuzima bwazo bwuzuye, ziba zinahaze. Burya ntazibana rero zidakomanya amahembe. Izidakomanya amahembe ntabwo ari nzima, zirarwaye, zirarembye mu by'ukuri. Birashoboka ko wowe na mugenzi wawe mwagirana ikibazo, ariko mubikemura mute? Kuko urugo ruri mu isi, urugo ruri mu isi, aho intebe ya Satani iri, niko ijambo ry'Imana rivuga. None rero ntabwo bishoboka yuko mwabana ngo mubane nta kirogo yibamo, mutagirana ikibazo icyo ari cyo cyose. Ntibibaho, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ahubwo mubikemura mute? Mwebwe iyo mubigiranye bigera ku ruhe rwego? Icyo ni cyo kibazo. Iyo mugiranye ikibazo kigera ku ruhe rwego? Ikibazo si ukugirana ikibazo, ikibazo si icyo mutumvikanyeho, ahubwo bigera ku ruhe rwego mwebwe iwanyu. Iyo usomye mu Befeso ibice 4:26, urumva ari aho ngaho aravuga ngo nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Nimurakara ntimugakora icyaha. Ikibazo rero urumva ko ntabwo ari ukurakara. Kurakara urumva ko atari icyaha. Urabyemera se nimbivuga gutyo? Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Urumva yuko kurakara ntabwo ari icyaha, ahubwo kurakara ni notification ikwereka yuko hari ikintu kibaye kandi kitari cyiza. Ariko kurakara bishobora gukoresha umuntu icyaha. Nimurakara ntimugakora icyaha, kandi izuba ntirikarenge mukirakaye. None wowe hari ijambo nasomye riravuga ngo kutumvikana kw'abashakanye bituma Imana itabagomororera imigisha, bituma Imana ibahunga, ntibagomororere imigisha, ntibahe umugisha mu rugo rwabo. None wowe nshuti yanjye muragira gutya mukarakaranya, kandi kurakaranya si cyo kibazo. Uwarakaye ari aho ngaho arahari, n'uwamuteje uburakari ari aho ngaho. Wumve, mugize gutya mubaye aho ngaho, muraryamye, muragiye mukoze imirimo yanyu ya buri munsi. Imirimo yanyu ya buri munsi murayirangije, muraje murahuye, mugiye ku meza, uwarakaye arahari, n'uwaramurakaje arahari, murariye. Mugeze nijoro muragiye, muraryamye, uwarakaye arahari n'uwamurakaje arahari. Mwarangiza mukatekereza no gukora umurimo w'Imana wahiherereye. Ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye rwose. Urarakaye, n'uwakurakaje arahari. Ari wowe urakaye nta mahoro ufite, n'ukurakaje nta mahoro afite. Harabura iki kugira ngo mwegerane muhure mukemure ikibazo? Noneho wumve ikibazo gikomeye. Hari ukuntu abavandimwe bamwe bajya babigenza gutyo, barangiza hakabura n'umwe waba intwari ngo agende avuga ati nyamara naguhemukiye. Bafata umwanya baganire mu by'ukuri, kugira ngo ibintu birangire neza, kuko ukuri gushirira mu biganiro.
abataganiriye ntabwo kuri kugerwaho rwose mutaganiriye. Umwe hari agatekereza akavuga ati ariko wakwigira umwana mwiza, wa wundi wakurakaje agatekereza akavuga ati ariko wakwigira umwana mwiza nkagenda nkatangira kuvuga neza, ngatangira gukora imirimo myiza, mu by'ukuri nkaba umwana mwiza mu by'ukuri, sinabanyemuye ikibazo. Ugatangira ukagenda ukinjira uvuga neza, kandi mu by'ukuri wamuhemukiye, wamurakaje, ugatangira uvuga neza, ugakora ibintu byiza, ubwo ngubwo ngo urimo urakemura ibibazo. Mbega uwarakaye nawe akabibona gutya akicecekera akakwihorera, bukira bugacya bigakomeza gutyo, ejo hakazongera hakabaho ikindi nanone kikabarakaza, nabwo mukabikemura gutyo, mukavuga muti reka tubikore gutya. Uzi ikintu ukoze aho ngaho ntabwo ukemuye ikibazo, ahubwo urimo urarenzaho. Kurenzaho rero kurenzaho ntabwo ibi bintu ntabwo biba birimo ntabwo bishobora kuzabahira, kuko murimo murubaka ikintu gikomeye cyane hagati muri mwe, kandi kizagera igihe kigaturika nabi. Murimo murashyiramo ikintu hagati, muribwira yuko muri gukemura ibibazo, kuko yenda ngo utashye uvuga neza noneho ngo birahagije, mbese ibibazo urabikemuye. Ntacyo ukemuye. Kandi hari abantu bajya batekereza ko ngo gusaba imbabazi buriya ngo ni ubwenge buke, ngo ni ubugoryi ngo yisabye imbabazi baragusuzugura, mbese ngo ntabwo uba usobanutse, ngo uba uri umuntu udasobanutse. Ninde wabikubwiye? Gusaba imbabazi si ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Burya intwari isaba imbabazi, kandi umunyabwenge wese agira ate? Amenya ko yakosheje, ndetse akamenya guca bugufi agasaba imbabazi. Ibi rero murimo murakora byo kuza ukigira umwana mwiza, ukinjira uvuga neza, uko winjiye akaba ariko bakwakira. Ndagira ngo nkwibutse yuko mugenzi wawe wahemukiye bimuri ku mutima. Wakwivugisha neza ute bimuri ku mutima. Icyo wakora cyose utaraca bugufi bimuri ku mutima. Nushaka ugende umuzanire telefone ihenze, bimuri hehe? Bimuri ku mutima. Nushaka ugende umushopingira ibintu bihenze, bimuri ku mutima, kuko waramurakaje, waramubabaje, waramuhemukiye. Ubutwari rero ni ubuhe? Ni ukugenda wowe ugaca bugufi ugasaba imbabazi. Muzi gusaba imbabazi, imbaraga zo gusaba imbabazi biragora, birarushya, ndabizi. Abagabo bo ngo bibarushya mu buryo budasanzwe, ariko noneho ni ubutwari bukomeye cyane. Kugenda ukamwegera ukamubwira uti inshuti yanjye naguhemukiye, hariya rwose nakoze ibidakwiriye, uko nitwaye ntabwo ari uburyo bukwiriye, ibyo ngibyo naguhemukiye kandi ndumva bidakwiriye, ntabwo bikwiriye yuko twakomeza kurakaranya ngo bimere gutyo, ngo dukomeze kubaho mu burakari, kuko biriya mukora ntabwo ari ukubikemura, ahubwo ni ukurimirana. Nyine murimo murasibasiba murenzaho. Ni nko guhinga, kugenda abantu bazi guhinga ibyatsi, ukajya urima ariko uterera n'ubundi ku byatsi, uretse akavura kagwe gatoya birazamuka, ntumenye uko bije, nturi bumenye uko bizamutse. Cya kindi kirimo kugenda ukamwegera ugaca bugufi, nubwo uri umugabo cyangwa se nubwo uri umugore, ukamubwira uti naraguhemukiye, burya cya gihe naguhemukiye, nitwaye nabi rwose, ntabwo nari nkwiriye gukemura ibibazo kuriya. Ni ikintu gifite imbaraga kuruta ukuri bugenda ugasibasibanganya gutyo, kuruta ukuri bugenda ukagenda ugashopinga ibintu bihenze ukabimuzanira, kuruta ukuri bugenda ukagenda wivugisha neza, wivugisha imvugo nziza. Iki ngiki kugenda ukamusaba imbabazi ukamubwira uti hariya nabaye ikigwari rwose, nitwaye nabi imbere yawe, naguhemukiye, nakubabaje, bifite imbaraga kuruta ibindi byose watekereza gukora. Ejo nari ndi kumwe n'umuntu umwe w'umuvandimwe, mu nshuti, arimo anganirira afite agahinda, urabyumva? Yari arimo ambwira ati umugore wanjye ubu ngubu ntabwo tukibana, ntabwo turi kumwe. Arambwira ati kandi icyabiteye ni iki? Ati jyewe umugore wanjye yarantaye, kubera yuko yanshinjaga ubusinzi bukabije no kumukubita. Arambwira ati, ndamubaza nti none se ibyo yagushinjaga koko nibyo? Koko warasindaga bikabije,
ukanamukubita? Ati ntabwo namukubitaga cyane. ati ariko naratahaga nataha nasinze. Ati namubwira gukora umurimo w'Imana, ati ntabyumve. Urabyumva? Wahiherereye. Ati noneho nkabamucetse nk'urushyi. Ati none yafashe umwanzuro aragenda. Ati ariko uyu munsi ndimo ndicuza bikomeye cyane. Ndavuga nti urumva koko wemera neza ko ibyo agushinja ari ukuri? Wemera neza yuko atajyanywe n'ubusa? Ni none muri ibyo bihe nta bantu baba barakugiriye inama mbere yuko agenda? Ndavuga ati hari abantu bangiriye inama sinazumva. Ati numvaga nyine kuba umuntu w'umugabo ari ukuba namuce ku rushyi kugira ngo atazajya nansuzugura. Ntabwo ubwo ari ubugabo, ubwo ntabwo ari ubutwari. Urumva? Arambwira ati ubu ngubu simbasha no kugera iwe. Ati najyaga ngenda nkareba abana. Ati dufitanye abana najyaga ngenda nkabareba. Ati ariko ati noneho yanyihanangirije yambwiye ngo sinzamusubirire mu rugo. Ati ariko mfite agahinda gakabije. Ati kandi nisubiyeho nabaye umwana mwiza, namusabye imbabazi yarazinyimye, naciye impande zose biranga. Ati ubu ngubu yamfungiye amazi n'umuriro. Ati noneho ati yambwiye ngo sinzamusubirire no mu rugo. Ati ndabigenza nte, ndakora iki? Ikintu nakora ni iki? Ubwo urumva twaganiriye byinshi mu by'ukuri nk'abantu b'abagabo. Hanyuma rero nshuti yanjye, urumva ibi bintu yaza kubikora mbere akabikora muri cya gihe uku nguku ari gushaka kwitwara uyu munsi, kuba umwana mwiza no kureka za ngeso ashinjwa, iyo aza kuba yarabikoze mbere uyu munsi ntabwo aba ari kurigreta, ntabwo aba ari kwicuza. Ariko kubera yuko yabikoze imburagihe, arimo aricuza, afite amarira, afite agahinda. Aravuga ati mbabajwe n'abana banjye bagiye gukura batari kumwe na se na nyina, kandi jyewe nemeye kwisubiraho. Aravuga ati rwose niba hari ikintu wamfasha ukimfashe. Ati ndimo nditabaza, ndimo ndakoresha uburyo bushoboka bwose, ati kugira ngo ndebe yuko nasubirana n'umugore wanjye. Mbonereho no kubwira uyu muvandimwe, uyu mugore, mubwire nti burya iyo umuntu umugabo yemeye kwisubiraho, si n'umugabo gusa n'umugore, umuntu wemeye kwisubiraho agasaba imbabazi, akemera rwose guhinduka, akavuga ati jyewe ndemera guhinduka, uwo muntu si uwo gutabwa ahubwo ni uwo kwiyegereza kugira ngo umufashe no muri uko guhinduka. No muri uko guhinduka yarambwiye ati nakwemera jyewe niyo yanyandikisha n'urwandiko narwandika, nkemera yuko nisubiyeho, nkemera ko nafashe umwanzuro, kandi nkemera ko ninongera azamfatira ibihano bishoboka byose. Urumva uyu mugabo adakwiriye imbabazi inshuti yanjye? Akwiriye imbabazi cyane. Arambwira ati ntabwo nifuza kujya gushaka undi, ahubwo ndashaka kubana n'umugore wanjye. Uyu muvandimwe rero ntabwo ari uwo gutabwa mu by'ukuri. Aho rero nicyo mvuga ngo ukwiriye gutekereza ibintu mbere, ukabitekerezaho kare, ukumva inama z'abantu kare, kandi ukumva inama zikubaka zubaka, ntiwumve izisenya. Nama ikubwira gusenya, burya iyo nama si nziza. Byaba hari iki ari bwo buryo bwa nyuma bushoboka bwonyine, nta bundi buryo buhari. Ariko nagiye mbona abantu benshi b'ababyeyi bagiye bemera kunamba ku ngo kugira ngo abana babo bakurire mu maboko ya se na nyina. Birakwiriye rero yuko abantu babaho batekereza uburyo bwo gukemura amakimbirane, bakabaho batekereza uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo, kuko ikibazo si ibibazo, nta nubwo bizabura kuza, ntabwo twabibuza kuza, ahubwo bigera ku ruhe rwego, bikemuka bite, mwebwe iwanyu mubikemura mute? Nurakara ntugakora icyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga, Abefeso 4:26. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. None wowe urakaye mu gitondo, saa sita zirageze muracyarakaye, nimugoroba muracyarakaye, burakeye murabyutse muragiye muracyarakaye. Muratekereza umwanya muri guhamo Satani hagati muri mwebwe uko ungana?
muratekereza imbaraga muri guha Satani muri mwe hagati muri mwebwe, murimo muramuha umwanya wo kugira ngo agere ku ntego ye. Satani yanga ingo, Satani yanga umuryango. Mwibuke yuko nta sheri afite, ntabwo yigeze agira umusheri, nta na nyirasenge afite. Ayanga rero imiryango, arayanga bikomeye cyane. Ntigeze agira uwo yita papa, nta n'uwo yita mama. Urabyumva? Yari afite Imana ishobora byose, yitandukanya nayo arigumura, yaciriweho iteka. Ubu rero afite urwango, ntabwo ashaka kukubona unezerewe. Nuramuka umuhaye urwaho, ndakubwiza ukuri, mwebwe arabajya hagati, kandi namara kubajya hagati muzabaho mu buzima bwo kwicuza. Nurakara ntibukire izuba ntirikarenga, ntugakore icyaha. Nurakara ntugakore icyaha, kandi izuba ntirikarenge ukirakaye. Murakoze cyane. Inama zacu n'ibiganiro byacu bihoraho. Mukomeze gusharinga ibiganiro byacu mubihererekanya, kandi komenti zanyu ntizikabure inshuti bavandimwe. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugwize imbaraga.